Ndabashimiye ko muniza amatwi. Umunyarwanda yaritegereje ati nta mukiri ubyina nabi. Naje mfite impuhwe zo kuzamura abana bafite impano zo kubyina no kuririmba. Yewe ngenda mbahuza n'abasitari bagiye bakomakomeye muri Afurika. Indege yanjye n'aba bana ntigizima kuko ndahamye neza ko aba bana banjye bo muri Sherry Silver ari bo bana babayeho nk'aba rich kid muri Afurika. Ariko dore uyu we windashima aho kugira ngo nshimire ibyo namukoreye, ibyo navunikiye byose mu myaka yose maze muri uruganda rwa industry ya muzika, abisuzemo mu minota 2. Sherry Silver ntukijijishe, ntukigire mwiza kandi uri igisambo ruharwa. Ariko hari nasho ikintu dukorera ni ukutwuriza amadege ukatujyana ahantu tukahabyinira, ariko amafaranga avuyemo nitumenye irengero ryayo. Ukanyuza mu kwaha. Aya ni amagambo y'umwana Iranzi Rapper, umwana wo muri Sherry Silver waririmbaga ndetse akaba n'umubyinnyi wabo. Turashize none Waranze imijura akabya. Ikindi kintu cyambabaje cyane ni gute wifata ukanyishurira ishuri rihenze, ariko hari nasho ukanjyana kure y'umujyi kandi kure y'amasidiyo abamo abahanzi. Warangiza ngo ngiye Iranzi Rapper umaze kuba umustar w'icyamamare cyane, upfukasinge ku masomo ibindi byose mbyihorere. Nta kundi kunzimya kurenza uku uretse gushyanuka, ariko hari nashonje. Uretse gushyanuka ukansindagira mu ishuri. Ese ubundi binarabigusabye? Ngewe icyo nshaka ni ukuba umuhanzi ukomeye cyane, nkaba nka Diamond, nkajya ninywera ku gafege, ubuzima ari bwiza, nkarya ibyana nk'abandi bahanzi bose. Kubera agahinda gakabije ukomeje kuntera, niyo mpamvu mvuye kwizima nanditse ibaruwa ifite paragraph 5012. turashize none Igira iti: mukobwa mwiza utagira uko asa, wagiye uzenguruka Afurika yose, yewe sinatinya no kubyita ko ari isi, utwara amawadi ugenda ubabyinira. Ndagira ngo nkubwire umwure mu bana wirirwa wuriza indege, kuko ngiye kwibera Bushari cyangwa Ish Kevin, kuko numvise ko uyu muziki wabagize abamiliyoneri. Okay, niba bitaba bikuremereye ukaba wanze kwiga, ubwo bivuze ko nge naho tugihuriye. Icyana cyanze kwicara ku ntebe y'ishuri ngo kige. turashize none N'undi muntu wese cyangwa se umwana wese uturuka muri Sherry Silver nzumva byonyine yanacyandikiye, ubwo azahita ajyana nacyo. Ariko hari nashonje. U Rwanda rutangiye kwigira Riderman, ubwo kwiga byarunaniye, reka turwirukane. Kandi ikindi nanone, ikirayi kiboze iyo kitavuye mu bindi kirabyanduza. Uyu mwana nawe igihe yicaye ku itangazamakuru ati ubu nibi ngibi ndimo ndavugira aha ngaha, nimara kubivuga Sherry Silver arahita agerageza anzime. Uyu mwana kibivuga, ikiganiro cyaho yabivugiye nticyamaze n'isaha kuri YouTube, bahise bagihubuzaho. Ariko hari nashonje. Ubu nawe aho wicaye uri muranyumva uhise wumva ko systeme kuzimya yatangiye. Ntago wibeshye, niko bimeze. turashize none Mu gihe ngiye Parody n'abandi banyamakuru bagiye bakomakomeye cyane nkanjye, twari twicaye turimo turizwa n'ibyo Sherry Silver yakoreye uyu mwana, twagiye kubona tubona ibaruwa ya kabiri iremereye cyane ifite paragraph 1500. Igira iti: ibyo navugiye ku itangazamakuru byose byatewe n'abanyamakuru bangiye mu matwi, barancuka bituma mvuga nabi Sherry Silver kandi yarangiriye neza, akanamfashiriza umuryango, yewe agakora iyo bwabaga akanyishyura amashuri ahenze yishyurwa amamiliyoni. turashize none Ariko nanone bingaba mbisabira imbabazi, kuko izi mbabazi nzihawe nicyo kintu namuye nacyo mu buzima bwanjye bwose maze muri muzika. Ariko hari nashonje. Ese uyu mwana imbabazi yazihabwa cyangwa gahunda ni yayindi igira iti: ikirayi kiboze iyo utagikuye mu bindi kirabyanduza? Yari Parody, naho ubutaha reka dutegereze imbabazi za Sherry Silver.